none ndasetse ngeze mu gihe cyo gukura amafaranga menshi nkapfusha ubusa ko ndashaka ngo abana bacu nimba baraburaye ntibazongeye kuburara sibyo sikari seriya umusaza yarahindutse amarira araje uyu munsi ni umunsi wa date wo kongera mu urukundo mugasaba mama Sandrine ni nkuru ikomeje kuvugisha abantu benshi kuri social media ya Nzovu ndetse n'umugore we akunda kwita mama Sandrine. Ni amakuru agenda agarukwaho n'abantu benshi cyane cyane abakoresha imbuga nkoranyambaga, aho Nzovu yagaragaye afite amarangamutima menshi ndetse yerekana yuko asaba umugore we imbabazi, ariko hari bitarimo kuvugwaho rumwe yuko ibingibi byose byagiye bikabera kuri YouTube ndetse amakuru yizewe aturuka kuri bamwe mu bantu ba hafi cyane baba mama Sandrine cyangwa se abantu ba hafi y'umuryango bavuga yuko ibingibi byose byateguwe ndetse ari ibintu byateguwe kubera impamvu. Bamwe baravuga bati mama Sandrine n'ubundi amaze imyaka myinshi atabana na Nzovu ndetse abana be niwe wimenya ni ukora buri kimwe cyose, ati no kwishyura amashuri byose niwe bikora. Ati ibingibi bikaba byakozwe mu buryo bwo kugira ngo bapromoting YouTube yitwa Vanessa Inspire kugira ngo ibashe kuzamuka, dore yuko uyu mugore rwose mama Sandrine adashobora cyangwa yavuze yuko atazongera kubana na Nzovu, ariko kugira ngo nyine inkuru ibe trend cyangwa se imenyekane, ati buri muntu wese yakumva Nzovu n'umugore we bari mu kiganiro cyangwa se basubiranye. Ati iyo ugiye kureba ukabona uburyo bari bateguye Nzovu yambaye agakostime ndetse n'umugore we yambaye uburyo cyangwa se yambaye ikanzu nziza, ati ni ibintu byateguwe kandi bitegurwa kubera impamvu zikomeye, ati zo kugira ngo bazamure channel y'uyu mukobwa witwa Vanessa Inspire. Ati abantu rero bavuga ngo Nzovu n'umugore we basubiranye, aho ngaho barabeshya rwose. N'abantu bagenda babivuga ndetse n'amakuru yizewe dukura kuba inshuti cyangwa ku bantu ba hafi ba mama Sandrine by'umwihariko, bagavuga bati mama Sandrine icyo yashakaga bamwishyuye amafaranga, baramubwira bati ugomba kugenda ugahura na Nzovu mu kiganiro. Ati ni ibintu byateguwe, ati kuko Nzovu iranga abantu babibona cyangwa bikurikira abagerageza kuvuga yuko afite amafaranga yabaye umukire ariko amafaranga ye aribwa n'abandi bantu. Ati n'uburyo Nzovu yari yambaye ngira ngo niba mubibona atabishi bashobora kubibona ariko ntibabyiteho. Ati Nzovu uzareba ibiganiro byose yakoze cyangwa amazi iminsi akora nta munsi n'umwe Nzovu arambara ikote. Ati si uyu munsi nibwo Nzovu yaba yaguze ikote. Atabwa ibingibi ni agateguro ndetse byateguwe, ati kandi ibingibi birinjiza. Ati Vanessa yakoresheje imbaraga zishoboka zose kugira ngo ibingibi bibeho ndetse anajya muri hoteli imwe cyangwa se kuri hoteli imwe nziza, bakoresha amwayi zose zishoboka kugira ngo Nzovu n'umugore we baze kubakira. Ati ariko ntago ibyo gusubirana cyangwa se kuba basubirana, ati byo ntago ari byo. Rero nibigenda bivugwa n'abantu benshi cyane, dore yuko bagiye bakomeza kubivuga kandi bavuga bati Nzovu n'umugore we basubiranye, Nzovu n'umugore we Nzovu yarize, ariko ibingibi byose nagatwiko ntibabashuke, nagatwiko ntibaze kuza kubayobya rwose. Ati kuko ikimenyimenyi muzabibona kuko nyuma ya kino kiganiro nta hantu namwe muzongera kubaburana. Ati cyangwa ati nanakomeza gushaka kugira ngo byibura agerageze ibyibura nyine akomeza acuruze uyu mukobwa cyangwa se azamureye YouTube channel ye, atazakomeza no gukora izindi episode kuri Nzovu. Ati n'uyu mugore we ati kandi bizacuruza, ati ndetse ati akaba yakubise icy'umutwe aba YouTubers benshi. Ati dore yuko iki kintu cyari cyarabananiye kuba bahamagara mama Sandrine kugira ngo byibura agerageze cyangwa se bakorana ikiganiro we na Nzovu. Ati ko Nzovu burya muvuga ubwe umugore we aracuruza, angira benshi murabizi uburyo ntabwo yasoza ikiganiro atamuvuza. Ati rero kuba yari kumufata akamuhoriza mu kiganiro ndetse kimwe n'uyu mugabo we Nzovu, ati byari kuba, ati ni ibintu bigomba gucuruza byanga bikunda. Rero abavugaga yuko basubiranye, iyo ngiyo ni plank ndetse ni plank y'ikinyejana. Ati ntago byo gusubirana birimo, ahubwo bashaka kuzamura channel y'uyu mukobwa Vanessa Inspire. Ciao hasta la vista, hasta la mañana. Duhure muri comment.